Muranzi yes no meet your boy P Onika Swes patikashobaka kabasuza mwana umugisha kandi ikomeze ibarinde ni Feed TV Rwanda chimira ko sabona wahoro nk'ubyo ukora byose aujourd'hui tout de suite somoma at this moment turanga ku ngoro y'ubutabera rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ni mu karere ka Kicukiro umujyi n'uwa Kigali turukwisa y'isambiri n'iminota 3 nibwo mfashe iyi microphone hagaze ahangaha mu mbuga y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho nje kubabwira bimwe mu byanzanye twazanwe n'urubanza kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo kuri Muheto Divine Nyampinga w'u Rwanda uheruka ndetse na Sengabo Jean Bosco uzwe nka Fata ku mavuta cyangwa se Boskizo uwitwa Fata ku mavuta yageze ahangaha ku isaha moya n'iminota 29 ari kumwe na nshuti Muheto Divine Nyampinga w'u Rwanda ubwo baje mu modoka ya Rwanda Investigation Bureau ni modoka y'ubugenzacyaha isanzwe izana abananga yo baje kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo baje bari kumwe mu modoka ni modoka imwe umuhungu wanje Gapusha arahabaye cyane murabona ku mashusho uko baje ndetse nuko basohotse batambuka ngaha ku maeskariye berekeza aho bari buze kuburanira cyangwa se muri sare yiburanishwa Nyampinga w'u Rwanda wa 2022 Miss Nshuti Muheto Divine ndetse n'umunyamakuru Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta bahageze Fata ku mavuta agiye kuburanishwa ku byaha kwicaranweho birimo gukoresha ibiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa cannabis cyangwa se urumogi bamupimye muri Rwanda Forensic Institute bagasanga afite igipimo cya 298 NG bivuze ngo arengeje 278 ku rugero ruri normal cyangwa se ruzima dore ko umuntu muzima cyangwa se usanzwe atanywa urwo rumogi cyangwa se ibiyobyabwenge aba afite hagati ya 0 kugeza kuri 20 NG bivuze ngo iki umuvugizi wa RIB bwana Dr Bimurangira Thierry yasobanuye igihe bari bamutumiye ku isibo mu kiganiro isibo radar cyakiyobowe na Mahoro Venke ndetse na Ponditi yasobanuye ko iyo 0 kugeza kuri 20 NG by'ibiyobyabwenge bishobora gusangwa amaraso yawe ngo biboneka biturutse nko mu miti igiye itandukanye umuntu ashobora kunywa cyangwa se mu bintu byose ashobora gukonsoma byaboneka mu mubiri we cyangwa se mu maraso ye bitewe n'iyo miti yakonsomye ikindi kandi Fata ku mavuta kurikiranweho harimo ngo gutukana ndetse no kubuza abandi amahwemo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se yifashishije imbuga nkoranyambaga agenda agaragaraho cyangwa se yagiye akoraho aho yagiye atukanga abantu ndetse akanabakanga by'umwihariko ngo ikintu gikomeye yakoze Fata ku mavuta nuko mu kiganiro yakoranye na Cypriane uzabakiro cyangwa se Jihad Fata ku mavuta yavuze ko RIB niyongera kumuhamagara rwose atazayitaba yavuze ati RIB niyongera kumuhamagara imbaza ku by'abahanzi izamenye ko ntari buzi sinzayitaba byo nabyo biri mu bintu akurikiranweho Miss Nshuti Divine Muheto akurikiranwe ibyaha birimo gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rw'agateganyo cyangwa se rurambye permis définitif rwo gutwara ikinyabiziga agira ndetse no kwangiza ibikorwa remezo byabo ngubu nibereye ku mukindo reka noneho mbave ni muzingo tugiye kubya Fata ku mavuta harimo gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi kizwi nka cannabis niba byaramusanzwemo already yarabifataga kuko byaramusanzwemo ikimenyetso simusiga kigaragaza ko urumogi yarunywaga kandi akarukoresha no kuvuga ngo ahangana n'ababurana ku rumogi hari ingingo zishobora kumurenganura cyangwa se zikamuhama muribuka uwitwa Turahirwa Moses aka Motion aburana yaravuze ati ngiye urumogi koko ndarunywa ariko narunyweraga mu Butaliyani ati nta rumogi nigeze nywera mu Rwanda urumogi ndarunywereye ku butaka bw'Ubutaliyani aho ngaho Moses yaje guhabwa igihano cy'igifungo gisubitse uwitwa Kwizera Olivier nawe basanze rwose arusogongera nawe igipimo yarakirengeje kuri Turahirwa cyari 321 NG bivuze ngo we na Fata ku mavuta arashonga hafi 30 cyangwa se 20 na kigenda Kwizera nawe yahawe igihano igifungo gisubitse murabyibuka mu rukiko rwa wa muhungu wari wibye yagosheneye
umucamanza yaravuze ati dufite ubwinshi bw'abagororwa mu magororero yacu, niyo mpamvu turimo turakaza cyangwa se turimo turatanga kenshi ibihano bisubitse, kubera ko ntago RSS cyangwa se bafite mu nshingano kugorora abantu, burya ntibishimira gufunga, ahubwo bishimira ko uwafunzwe agororoka cyangwa se ibyaha cyangwa se zangeso wari ufite uzikurwaho ukagororwa. Niyo mpamvu hanga ku cyaha cy'urumogi fata ku mavuta akurikiranweho cyangwa se yasanzwemo angaho ndabona bamusubikira. Ikindi nico gutukana ku mbuga nkoranyambaga nabonye cyarakajijwe cyane, kuko duhereye ku munyamakuru Jean Paul Nkundineza muzi ko byaje kumuhama akaza gukatirwa, ubu ngubu akaba afungiwe mu igororero rya Mageragere. Vuze ngo iki ngiki cyo kirakomeye kuri nge, nicyo nyita ko gikomeye cyane, kuko social media zidukoraho cyangwa izi mbuga dukoraho zimeze nkaho iyo tuzigezeho twumva twabaye abakomeye cyane. Niyo mpamvu RIB yaduhagurukiye ikavuga iti ibyo bintu mwihaye byo kuvuga ngo murarenze, murakaze, murakomeye, tugiye kujya tubahagurukira maze turebe uko bigenda. Niyo mpamvu Gaposho, niyo mpamvu mvuga ngo iki ngiki cyo kugitoka cyangwa se kugicika biragoye kuri Sengabo Jean Bosco uzwi nkafata ku mavuta. Ahubwo ikintu navuga ngaha rero ku rubanza rwafata ku mavuta, ibintu niteze muri rubanza nuko fata ku mavuta araza kwemera asaba imbabazi, kuko nibafata ku mavuta baramusanzemo urumogi, of course agomba gusaba kubyemera, kuko ntago RFI yibeshya, ibipimo byayo birizewe cyane, bivuze ngo agomba kwemera icyaha cyuko yanyweye urwo rumogi kandi yarukoreshaga agasaba imbabazi. Ikindi kandi ngo gutukana, video zirahari zibigaragaza ko yatukanaga cyangwa se hari byakoraga bitewe nuko abikurikiranweho. Icyo rero agomba gukora n'ubundi ahangaha naho ni ukubyemera, akemera ko yatukanye. Ikindi kandi akemera ko yavuze ko atazitaba RIB, urwego rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau, yamara kubyemera akavuga ati bwana perezida w'urukiko cyangwa se w'inteko iburanisha, mucamanza, nciye bugufi, ndatakambye, sabye imbabazi, mu mbabarire. Ibyo ngibyo nibyo bwana Sengabo Jean Bosco agomba kwiregura, nibwo buryo mbonamo ko agomba kwiregura kugira ngo abashe kuba yahabwa ibihano. Buryo baravuga ngo iyo uri umucamanza afite uburenganzira bwo kuvuga ngo twabonye inyoroshyacyaha. Inyoroshyacyaha nizi harimo kutagora ubutabera. Kutagora ubutabera ni gute rero? Icyaha tuvuga urugero bagusanze biyo cannabis mu rumogi, ntabwo wari uvuga ngo simbyemera iki kandi bararugusanzemo. Uvuga ngo iyo worohereje ubutabera ukorohereza inteko iburanisha, habamo icyo bita inyoroshyacyaha, bivuga ko ibihano byawe bigabanuka cyangwa se bigapfunguswamo gake gake. Reka tujye kuri Muheto Divine. Polisi y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko Nshuti Divine Muheto wabaye Miss Rwanda 2022 ashinjwa ibyaha birimo uko nabivuze gutwara ikinyabiziga yanyoye, ibisindisha birengeje igipimo, kugongwa no kwangiza ibikorwa remezo no guhunga nyuma y'ibyo ngibyo. Amategeko ateganya iki cyangwa se amategeko avuga iki kuri ibi byaha Miss Muheto akurikiranweho? Igipimo cyitwa BAC blood alcohol concentration kingana 0.08 mu maraso nicyo ntarengwa cy'inzoga umuntu atagomba kurenza atwaye ikinyabiziga mu Rwanda. Bampimye se ko bakinsangamo, ubango ngewe ngo kujya ndanywa ngatwara imodoka nyuma y'iminsi 3 uko mu gitondo umuntu bari muri hangover. Mu Rwanda gutwara imodoka wasinze bihanishwa ihazabu y'amafaranga 150 y'u Rwanda, kongeraho iminsi 5 y'igifungo muri kasho ya polisi. Ni mu gihe iyo wagonze umukindo uhanishwa kwishyura amafaranga miliyoni 1. Iyo udafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga bihanishwa 50,000. Itegeko nimero 34 ryo mu 1997 ryerekeye imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo mu ngingo ya 9 iteganya ko udafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cy'ubwoko runaka ahanishwa igifungo kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga atarenga 10,000. Ni mu gihe ingingo yaryo ya 42 ivuga ko amahazabu avuga muri iri tegeko ashobora kongerwa kugera ku nshuro 9. 10 ku 9 ubwo ni 90. Mu Gushyingo 2023 umuvugizi wa polisi y'u Rwanda
ACP Boniface Rutikanga yabwiye Rwanda Broadcast Agent cyangwa se RBA ko hagati ya Nzeri n'Ukwakira 2023 bafashe abantu barenga 900 batwaye ibinyabiziga basinze. Muri 2019 haza gutangira guhana abantu bamwe basinze. Umuntu wa mbere wafashwe nako batwaye basinze yari Ngabo Josbert Medi cyangwa se Ngabo Medart, ngo basigara bari umukozi w'Imana. Nabo icyo gihe yari yafashwe yatwaye ikinyabiziga yasinze, aza gufungirwa kuri station ya police y'Iremera, ngo bitagihari. Ariko kansoze mushyiraho ka video muri buryo ki Miss Meto yagaragaraga neza ndetse nafuta ku mavuta. Mbabwire nti Imana iborohereze, abakwishimira ko mugenzi wafungwa bakomere, Imana iri kumwe nabo. Urakoze cyane. Ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger. Ibi si byo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Cleanwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe.